reka nyambare bote nje kuragira zinoka muze ndaragira he umanure kuri uyu wisoko ku isoko kwiyinga ari huragira ngino rebe hepfo ku rebe aho uragira kuri uyu musozi wo wiyinga ku isoko urebe hepfo ku ruzi azakunda kuba gasaye n'abandi bimasa bitarwana hari ikimasa hariya hakurya mu batwara nico kiri mu gushaka kurwana n'iki cyahano uje guhindura ucishe haruguru mu ibarabara ryose uzoseruke ku murambi wa ruguru inka zitahe nyine zirora hajya imuhira nta kibazo reka tuzikure ku biziriko nareko tuzijana gatuje kuziragira nyine ngamfasha tuzikure ku biziriko yego reka yamufashe hano igira urebe ukuntu zitunganya neza oya ndamazirwa ejo bundi zanciyeho utaja kujya imirima y'ababembe zabazona muri mabembe neza bari banyishe nabo bamaze kuba amashano sabana nuko nkiriho yari hafarantabara ariko bari baje bameze nabi cyane oya ye nabantu babaye abagome babaye babi abagome baranatwanze abadusenye amazu ntaje twakoze none nkazonye noneho botumara kabisa muze mureba neza bari mu kuzitemaga noneho ubu n'ugutema nibyo baroyemo ndibaciye babaye babi oya nta kibazo reka zijane kabisa yego uzitunganye neza zishe nyine ahantu heza hameze neza zitaja kuba musayi oya reka tugende muzanura icarira gimvura nirwa yego icarira yaracandura abana baraha mubwira abana bari icarira ubona kaduka ko ndabona iminsi ngize imyaka ngize rutarabona abuzukuru nk'uko abyarana je wabyaye sinakuza nabyaye abana badakora nk'uko abyara nabyaye ibikuri mbona bakura baja hejuru aho ko baca umugani w'abanyarwanda bavuze ngo iyo rukuze rwonka abana ndakurahiye uzi kubyara abana ntibakure nk'uko abyaramo akanakumira ariko uriya muhungu wanje Kanefu ngomba kumushingira ntakuze se aho abandi bana sabagabo ngomba kumushingiraga nk'uko arakuze aho umugeni se ndamukura he umugeni aho cyakoze Yohana afite umuntu uzayazatekereza Yohana afite umugeni ngomba kuja kumushingira umukobwa wo kwa Yohana ntafite umukobwa kandi gabaza baca umugani bakavuga ngo icuke yundi ndizi bantoye kuriyaga nubwo ari mutoye ariko n'umwana ukuze yorira umwana utunga urugo atarutunga se Yohana ntiyonyine umugeni ahubwo reka gira ngeneje kureba umugeni wo kwa Yohana nintagenda gasiga ariko azomumva Yohana ni inshuti yanje n'umwira wanje kuva kera yamye ari umwira wanje kuva kera twaragabiranye kiyoreka kumpa umugeni turanashingira naho ubwira ngo mama se si yakomoka anyima umugeni ate mama ni yakomoka reka ngende je kureba ko mbona uwo mugeni ngende je kumusaba uwo mugeni ndakubonye mu kagara kundo nabashagake gake murabyutse turabyutse neza muri amahoro niko wa muri amahoro mwaramutse oye tuzutse twongeye dukivura muri amahoro ndabona mbonye musona baragiye muragiye abo atse muracabona utwatsemwe kabyaramo burahari ubwatsi imisozi noneho sinzi uko nobabwiye ariko akavura karaguye imvura ari yaguye twebwe hanoga ari butangiye kumera oye twiwacu haranoze ni kugasa ntaho sinobona uko mbabwiye ariko mwari mukomeye mu rugo turakomeye akumaze gusaza wenda nabona ni gusaza urabivuga dayi ese wowe na muzehe nindi zo mukuru yo uyu ni umwana w'ejo ukura mu uyu ambaye
havuka mureba uyu mugabo ni mukuru yarabarutse nakuze kera uyu nguyu ni umwana w'injubundi avuka ndende oya biragaragara umazugana uruhara nyine uramurusha uruhara rwaraje uyu nguyu bacura nyina nari impari uyu mugabo ni mukuru ndashaje biragaragara kabisa ndashaje cyane imyaka 70 isaga kuragira ngo ni mutoya ugeze muri 70 kampaye imyaka ndakuze ndumva kuze cyane ndashaje kabisa none nkameraga nka wa mugabo waje gutira imfiza agahekera mu mateka reka mbabwire ukuntu ari injega mpavuga ngo nce hano ndebe ko mbabona ariko ngize amahirwe mbonye ga umusaza ndavuga ngo umusaza kuri ubu ngo nibyo byaje umwana muhungu Yohana ndabatereka ngeri wiwe ariko gasinamubona ariko ga ubu nyine ngize amahirwe ndababona nari naragiye yanukiye mu nka niyo mpamvu nyutansanze mu rugo oye uragira ngo nagize ngize amahirwe ndakubona iwawe hari agasozi karimo kuzamuka narwaye umugongo kusinkira umugongo gafinkira umuntu noneho kugira ngo nihute ga uzona subireyo dore nakavura kagiye kugwa naje gusaba umugeni wawe singiye gagufomora nkabirya ngo naje gusaba umuriro urabizi ndashaje akavura kagiye kugwaga niyo mpamvu nawe ukundagiye uko ndi uku naje mfite umugeni ambaye uramufite ngeze ahantu ho kuvuga naje ngo mfite umukobwa baza gusaba utamugira iriya nkumi yawe ntakuze ngaho muzehe kandi muvugana na muzehe usanze gati kubona muzehe reka ndebe turaza ko yaravuze n'ubundi oya ye noneho umugeni uyu mugabo nyine tuhora dushingirana nabo twamye dushingirana n'abanyazinshi kuva kera none jewe ko ndabona ngo irembo turari guhaye murakoze cyane oya ye nzoga nazanye nzoyizanaga niza gukoshanya ariko murakoze kumva umugeni kandi murabizi tusoturira neza inzoga yo ntizi muzehe uko umukobwa waje baramutanze oya nagende kwi kuragira ngo se hari aho agiye si ayandi ngwino mbayituye kwigajira avuga ngo ndisize ndisanga umwana uroye kwa rasi aho ko ndatanga ko naje kera ngeze cyo gushingira uri umugabo umwana uroye kwa rasi tazamutunga neza ndabizi wabaye umugabo kabisa urakoze usubira inyuma uzana inzoga tuguhaye irembo turakuzura biteguye hano ku minsi 10 y'ukwezi kwa gatandatu tuzaburi oya akavuze nka karara amata nzu inzoga nzuyiza kandi nzoha kumva umugeni reka ngende gana nakavura kagiye ngaho ga